byiza wakoze subscribe kuri Nyayo TV show naho turakora subscribe ikintu kingiye cyo kuba wakora subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu. Ndagira ngo rero nshimira umunyarwanda wese wakoze subscribe n'undi wese utarakora subscribe making sure yuko wakoze subscribe hanyuma tujye tubasha kubana gatanu kuri gatanu hanyuma ubonere news cyangwa se update kugihe. Ndagira ngo uyu munsi rero tugaruke n'umusore nyarwaya Yago Pondat wakunzwe kuvugwa cyane uvugwaho ibintu bitari byiza ariko mu by'ukuri ibyo yakoze birivugira ibikorwa yagiye akorera abana b'abanyarwanda birivugira ndetse hari abantu benshi cyane team y'abantu benshi cyane imurwanya ariko twizeye yuko tuzabatsinda mu izina rya Yesu. Ndagira ngo rero uyu munsi Yago Pondat yagiye mu rukiko aho yagiye kubura n'umuntu wari amwibye cano ariko Yago yatanye imbabazi yavuze ngo ngewe nta mutima mubi mfitiye abantu nkuko abantu bagiye banyanga abantu bakamwishyiramo abantu bakamuvuga ibintu bitari byo kugeza ubwo bamugambaniye cano yiwe ikibwa ikagenda ariko kubw'amahirwe twaje kuyigaruza niko nge navuga Click yatubereye hafi ndetse atubera umugabo w'intwari. Mu by'ukuri rero Yago yatangiye ari umunyamakuru akorera ku maradiyo hano mu Rwanda agiye atandukanye ariko biza kuba ngombwa ko 2019-2020 ashinga icyo bita Yago TV show. Yago TV show imaze gushingwa rero yakunzwe n'abantu bagiye batandukanye abantu b'ingeri zose. Uwaciye kwa Yago yahagiye ahabonera ubufasha bugiye butandukanye, uwaje ananiwe mu mutwe yararuhutse, uwaje afite ikibazo kijyanye n'imibereho cyangwa se n'imikorere icyo kibazo cyarakemuwe kandi kugeza magingo ngaya Yagora cyakora bitangaza. Mwabonye ko hari umumama bitwa Rebecca wari umunyonzi yaremeye yatambukije kuri channel yiwe bamuhindura ubuzima. Mwabonye ko Rebecca yatanze kiganira avuga yuko amaze kwakira amafaranga menshi cyane, amaze kwakira amagara abantu bagiye bamugura kubera ko Yago yamucishije hariya. Mu by'ukuri rero iyo umuntu akora ibikorwa byiza cyangwa se ibikorwa byivugira hari abantu benshi cyane bagiye baboneka bagerageza gusenya ibyo yagezeho ariko biragoye gusenya ikintu umuntu agezeho kubera yuko aba yaramaze kombeka abantu cyangwa se kubaka imitima y'abantu. Biragoye rero no kugeza magingo ngaya twasenyeraga Yago twebwe ati nubwo channel yagiye Yago turacyamukurikira twabashaka kumukurikira kuri Yago TV show kuko bari barahindura amazina twamukurikiranaga kuri Instagram niyo yacishaga ubutumwa cyangwa se kuri Pondat TV hariya acisha imiziki. Mu by'ukuri nanashishikariza n'abantu badukurikiranga kugira ngo bagende bakore subscription hariya kuri Yago Pondat hariya kuri YouTube channel yacisha imiziki ndetse n'undi wese turakora subscribe kuri Nyayo TV kuri Yago TV show nawe nyarukire. Nuko rero tutizimye amagambo rero Yago uyu munsi nibwo akimara kwibwa cano yahise afata icyemezo cyo kujyana ikirego muri RIB nayo rero ntago yicaye hamwe ikirego yaragikurikiranye cya Yago. Hanyuma rero uwibye cano aza gutagwa muri yombi kugeza ubwo bashyizeho umunsi wo kujya mu butabera. Uyu munsi rero Yago nibwo yagiye mu butabera. Mwabonye ko ubutabera cyangwa se ikirego aho Yago yari yitabiriye. Mwabonye ko hari abantu benshi cyane bagiye batandukanye bari baherekeje Yago. Mu by'ukuri rero Yago afite agatsiko k'abantu bamugendaho bamuvuga ibintu bitari byiza, bamusebya, bakamutuka, bakavuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuri we ariko nizera ko yuko burya ikintu umuntu yakoze n'umutima we, ikintu worekejeho umutima wawe uyikoranye umutima ukunze, icyo kintu ko nta muntu waza kugisenya. Mu by'ukuri rero abantu bagerageje gusenya Yago ariko Yago byarabananiye kubasenya kubera ko bajya abanyarwanda umugani ngo agati kateretswe n'Imana tikajya nta wagahirika ko yiboneye. Mu by'ukuri rero mugereranya na Yago kubera yuko Yago yahizwe kenshi, Yago yagiye ategwa ibintu byinshi, yagiye avugwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye ariko Yago ubu ngubu kugeza magingo ngaya aracyari strong. Nanaboneraho rero kumwifuriza amahoro y'Imana kubera yuko ntago tubashije kubonana ariko ngewe ubutumwa bwanjye mucishanga kuri urugo rwanjye. Mu by'ukuri rero Yago Pondat uyu munsi yitabye ubutabera aho yagiye kuburana n'umuntu wari wibye channel ye. Bagiye mu butabera mbo RIB ivuga ikirego ko cyatanzwe, Yago nawe avuga ko byagenze kugira ngo channel yiwe iburwe. Hanyuma rero Yago abona nta kundi kunaza kubigenza atanga imbabazi. Ubwo ngubwo ikintu cyakurikiyeho ni iki? Yago yabonye nta kundi kuntu yabigenza aravuga ati kuko umutwe umwanya ni munini ni mugari, ngewe ntacyo mfite mpfa nabo
nibakomeza ibyabo, hanyuma ariko nanjye ikintu nkora ni kimwe, ni ukwishinganisha mu buyobozi, haba muri RIB ndetse no mu nzego za polisi ndetse n'indi no mu mudugudu ntuyemo ndetse no mu murenge baba bazi ko ngewe ninkesheje gasopo ku bantu bashaka kwandagaza izina Yago. Ni izina rifite brand ndende, ni izina rikomeye muri iki gihugu, ni izina ryagize umumaro mu baturage b'u Rwanda, ni izina ryagiye rifasha abantu benshi cyane, ni izina ryagiye riruhura abantu benshi cyane. Icyo nsabye ni umutekano kuri ngewe. Hanyuma rero Yago arabwira ati ngewe ntanze imbabazi, ariko imbabazi zikurikiranwaho na gasopo. Niyamye umuntu wese, niyamye agatsiko k'abantu, niyamye agatsiko ko mu nzu kwa runaka, urumva, niyamye agatsiko k'abantu ngaho nguko rero. Hanyuma rero ubwo ariko murabizi ko Nuriya nawe wari wibye cano, nawe yahawe imbabazi. Hanyuma rero Yago ashyira ikintu cyo kwishinganisha kuko byagenze. Tutezimye no muri ibyo ngibyo, nanone murabizi ko hano hanze hari Bruce nane, hari ibintu komeje kuvugwa hano hanze kwa. Murakoze cyane rero nkamwe dukurikirana ngaha kuri Nyayo TV Show, naho butaha. This is Nyayo TV Show. Nizo wakoze subscribe kuri Nyayo TV Show, naho turakora subscribe ikindi gihe cyo kuba subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana 5 kuri 5. Uyu munsi rero mbazaniye amakuru y'inyayo, amakuru yizewe. Ndagira ngo tugaruke ku mugabo witwa Yago. Uyu munsi yageze mu rukiko, yari ari kuburana n'igisambo cyamutwara YouTube channel, agira ibyo atangaza ndetse n'urukiko rugira ibyo rutangaza. Hanyuma Yago aza kumuha imbabazi. Ndagira ngo rero iki kibazo tukive muzingo, hanyuma twongeye tugaruke nanone n'inkuru zageze training kuri imihanda. Banyarwandakazi rero mwebwe mudukurikiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyangwa se muri Europe, cyangwa se i Burayi, cyangwa se mu bihugu byo muri East Africa, Burundi, u Rwanda, Congo ndetse n'u Burundi. Ndagira ngo rero tugaruke n'ikibazo Yago amaze iminsi ahura nacyo, kuko Yago amaze iminsi atotezwa n'abantu bigize agatsiko ko mu zimwe niko navuga. Ariko Yago akomeza kwirwanaho, akomeza kwishinganisha kugeza ubwo mu gihe cyashize yaje kubura YouTube channel yiwe Yago TV Show. Hanyuma rero iza kugarurwa n'umugabo wita Lick uherereye mu gihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu ngubu channel Yago akaba yarongeye kwisubirana mu ntoki, nkuko bari bamaze kwihindura izina already. Hanyuma batangira no kuzajya bayimanaging kwabo uko biboneye kandi batarivunikiye. Murabizi Yago TV Show yagiye icaho abantu benshi cyane, yagiye ifasha abantu benshi bagiye bashoboka, ariko abagizi ba nabi kubera ko intakoreka z'agatsiko runaka babica nyine bakomye batekereza ibintu bakora bidafite umumaro, nuko rero biza kuba ngombwa ko cano bayiba. Ndagira ngo rero iki kibazo tukivuge neza tukivuye muzingo, kubera yuko ni ikibazo cyugarije abanyarwanda bakoresha platform, ni ikibazo cyugarije isi. Kubera ko niba umuntu yazaga kuri Yago TV Show akavuga ati Yago TV Show ndabizi akurikiranwa n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye, n'intambutse ikibazo cyanjye niba ari ikibazo cyo kuba bamfasha cyangwa se cyo kuba bansengera, icyo kibazo kirakemuka. Kubera ko Yago ni umuntu ukunzwe, ni umuntu ugira neza, ni umuntu ufite umutima w'umuntu, ni umuntu ugira umutima wo gufasha. Ikibazo cyane n'igitambutse kuri YouTube channel yiwe ndumva. Nuko rero mu minsi ishize haje kuba ikibazo, iyo channel yibwa n'abantu bari mu gatsiko k'abantu barwanya Yago Pondati. Yago Pondati mwamumenye cyane